Sanzi twese dukunda umuntu papa sava nakora ibintu byiza rega nawe ubwawe urebye bira bintu akora pe ngise mwamunze turaza kubivugana mukagabana kujya bose mukunde papa sava doing the Genesis comedy zangize n'amahirwe mbona stage pe ndabasetsa hariya muri haso barasetse cyangwa barakubise nibuzura barasetse baranumirwa abantu barakubise nibuzura cyangwa barakubise baruzura reka mubwire inkuru yawe ngeze ka Kigali ndagusuje nanone ukurikiye Kigali live. This is Kigali live. Go subscribe hanyuma ukande like sharing ibiganiro byacu niba nta ugira hanyuma nge uno munsi ndavuga n'abantu bimereye neza bishimye niba utishimye mva ku kiganiro cyacu gete kuko twakiriye abakomedian abanyarwenya tujya kuganira ikiganiro kimeze neza cyane ube hafi ariko ntugende udakoze subscribe cyangwa se like cyangwa se ukande ukazogera mwerere nakira Mr. Paul tugaye ikaze murakoze bimeze bite ibintu ni fresh kabisa umeze neza nta kibazo mfite kuri dread zawe umeze neza kabisa dutera ishyano yivuye nashyari namutera umeze bite se umusa ni amahoro ndashima Imana yego Zakaya izina ry'umuntu nahagarara urebe mbona mikoro yimukira imbere mbona ukuntu mvuga ngo witwa Zakaya ni Zakaya ni Mr. Zakaya Mr. Zakaya umeze bite ni make ndashima Imana n'abantu bake kuki mwawushima abantu bake abandi baba barababaje bagezeza ibitangaza ntibabikore abo bake nibo nyine baturi hafi abandi bari kure yego abandi bari kure ntabwo nyine dukeneye wenda abantu bashobora tujagaraza nta kibazo ntabwo mukeneye kwiteza ibibazo uko bigenda reka mbere wambaza ikibazo cya mbere yego komedi ni umwuga ubona ute komedi ni umwuga mwiza ku bantu bagize icyo ubamarira ku bantu bagize icyo ubamarira komedi ni umwuga mwiza cyane cyane iyo bashyizemo ubwenge ugakora n'ibintu abandi badasanzwe bakora usanga ni ibintu byagutunga ni ibintu mbega birimo amahirwe menshi cyane muri make ugomba kugira inovasiyo udushya bya bintu utapfa kubona ahantu nyine umwihariko tu bwa mbere ujya muri komedi hari habaye iki bwa mbere muri komedi ntaburaye ni ukuri iyo mari ugiye guhaga nibyo niko bimeze waraburaye se ujya muri komedi gute ubwa mbere njya muri komedi ntaburaye navuze uti nta kintu cyo gukora nta kandi kazi ntabwo uzajya kwaka umunani mu rugo ngo bamereze aho gutura reka nanjye mpange umurimo utangira guteka imitwe ndayiteka ariko kuri social media nuko yaje bishaze narayitetse waratwitse irateka byose kimwe narayitetse abantu barasimba kubi mbabarire rwose niba ari ibyo baze kubikatinga ibintu byo guteka warayitetse nyine tubona bivuyemo narabikoze murabivuyemo utangiye gute natangiye nkora zivuga gake ariko kubera ko nari mfite intego yo gukora inovasiyo bitamura n'umwanya wanjye yego mumpere bikora mu mazi yose nka bitanu umwanya wanjye rero ibintu byose ni ugomba kubisobanura utamusiga mu kibuga wenyine ko nanda kubaza ibintu byinshi meze bite ngadusangiza urugendo rero komedi nawe wayisanzemo waburaye cyangwa ngo wari wahaze cyane
njye komedi nabona naguraye ukuntu ibintu bimeze nakure mu cyaro n'ubu ngubu nihumba nyine uyeze uba mu cyaro usa gutya muri serivisi mu cyaro abantu bo mu cyaro na dread basa nabi babayo njye kino nzi ko umuntu aba afite dread mu cyaro bamutereka mu ngo ni ikirara none bashyiraho filime ako n'ubu biracyari ibyo biboro hari nk'ukuntu koze nyuno hari nk'ukuntu nyine abantu mu cyaro bumva uburyo batizerera mu bantu bafite dread ibyo bintu uvuze biba nta kintu bakubonamo pe hari nk'ukuntu ujya kuri butike kugura isabune nko mu baturanyi gutya bagahita bakingaho nyine hari ukuntu afata isabune akajya muri iyo akaba yayishomba mu giti akayiguhereza mu idirishya igihe amafaranga nushaka uzajya ushaka ariko utigiye muri butike ntabwo bakunda kwizera mu bantu buriya dread akenshi mbwira ibintu nka bitatu abantu batekereza kuri dread iyo babonye umuntu ufite dread cyambere ikintu cya mbere bagufata nk'umuhungu ukunda abakobwa cyane icyo cyo ni cyane nyine nzi ko abantu bakunda kuki icya kabiri bagufata nk'ikirara icya gatatu itabi bra yakibagiye rege kubibwira ni itabi itabi kiraba ibyo bintu ko bitatu abantu babazi ko umuntu ufite dread nta bantu barabibwira ko nk'itabi hari ibyo mbona hose ariko baritumuka ako nyine oya nk'abantu bakuze iyo akubonye cyangwa se abantu ba kera ibyo bintu bitatu abazi ko iyo ufite dread byanga bikunda ubifite cyangwa ufite nka kimwe cyangwa nka bibiri muri byo ako nabyo nyine by'agatwikorera aho ngaho ahubwo muri byo ukora iki muri icyanyuma cyangwa usoreje cyangwa icyanyuma ariko ariwe ashaka twinjirira ibya komedi ukunda kunywa iki nyine abakobwa ntabwo nyine byose ntabwo byose wabigura byari ko nabyo ari cyane abakobwa kereko ni gake agatabize nubwo wagerageje byandi by'urungano ngo basurire ariko yego ntabwo byavamo kabisa ni gute se noneho wakoze komedi nyine bwa mbere byaje bite nyine ngo wisanga noneho ugiye kubikora nk'umwuga ngiye kugira ngo njye muri komedi natangiye mubwira ko nakuriye mu cyaro n'ubu ngubu ariho kuriye mu cyaro ukuntu nko ku mugoroba abantu dukunda gutarama hano mu mujyi ntabwo bihaba nyari ukuntu gutarama gutya ngo dutaha n'ababyita kubara ugasanga niwe muntu muri karitsiye uzi kubara cyane nkunda aho kamugi usa neza gutya nuko naje kera ugasanga nyine muri karitsiye niwe muntu uzi kubara inkuru ku mugoroba baza gutaramira iwanyu kubera wowe abana bakayavuga tuzi ko bashobora gukina nka ba Seburikoko n'abandi nyine nanjye ibyo bintu bigeraho binzaho na bose uwabikora nkagerageza mubera icyo gihe ndabyibuka iwanyu kubera wowe abana bakayavuga tuzi ko bashobora gukina nka ba Seburikoko n'abandi nyine nanjye ibyo bintu bigeraho binzaho na bose uwabikora nkagerageza mubera icyo gihe ndabyibuka nza muri Genesis Genesis comedy zangize n'amahirwe mbona stage pe ndabasetsa hariya muri rehearsal barasetse cyangwa barakubise n'ibuzura barasetse baranumirwa abantu barakubise n'ibuzura cyangwa barakubise baruzura nyereka mubwira inkuru yanjye ngeze ka Kigali mana hari ukuntu ujya kuri stage wavuga burabo ukagera niwe umuntu uri muri sale wenyine ukajya wiseka ukajya unayiseka ubona bitewe n'icyizere mu cyaro bari bafite zakayera hasi ngo basa gukomera amashyi umunywanyi nari ndi inyuma muri bizafting akoma amashyi umva isoni zakwisha ari wenyine uko mu mashyi byari ibibazo nani nyine ndi kubwira inkuru yanjye mbega poyi arega hari ahantu muri Genesis babigoye kugira ngo uzafate rwose abandi se ko bafatije bariya nyine n'ubundi basanzwe barafashe oya ariko nabo kuko njye nagiyemo kera nyijyamo kenshi batanye nabo bashya pe
ugashya rimwe gatatu kandi igihe bashya n'umuntu bafatishije ntabwo ari ukuvuga ngo uri mushyashya uhari urashya hariya urashya niba uri mushyashya nako niba usanzwe ukora ahubwo mwebwe mwagize ubwoba oya ntabwo ari ubwoba umuntu yarahiye nyine avuga uti wenda ibintu ntabwo ari ibyacu reka dusangire. narahiriye muri Genesis hari ikindi kintu byanyigisha njye nahiriye muri Genesis mu bintu byo kuvuga mutanigira inama yo gukora ibintu bitavuga kandi hari ahantu bimaze kugera wese ubona kuvuga atari ibintu byawe wese mbona atari ibintu ibintu byo kuvuga umusaza yihaye amanota rwose ariko nanjye twaratashe dushyitse mu rugo ahubwo rero duhindura umuvuno bino bintu shyira ku ruhande dukore ibintu byacu biri unique. wamugiye inama yo kumurohora mushuka ntabwo namushutse ubwe yari azi ibyo arimo sibyo ahubwo nyine nashyizemo icyo nakita kunyura nko kumushyigikira namushyigikira igitekerezo ahubwo tureka dukore bino niho byaza kugenda neza dufata n'igihe kiri turi kubitekerezaho ariko nyuma turavuga tureka tubihuze gutya niwo mwanzuro wa nyuma. Yego nose umuntu wabona muravukana muravandimwe ubundi ubucuti bwanyu bwatangiye gute kugira ngo musange munakora doni musa ni mureshya uburebure mwahujwe nyine icyagusetsa rero tsetsano wahuye gute hano gukotana nabyo ngo murabishyiramo iyi niyo nkuru yanjye tuba dukeneye ukuntu twahuye rero urasi bogo wahuriye wavuze iyi ngura ariko wahuye mute cyangwa ari ibyo ubibara oya mwese nta kibazo mujye mwunganira bo ibyo twahuye uyu tipe ngo ni Zakayo Mr. Zakayo twahuriye nyine hano i Kigali kugira ngo naje gutembera turahura ahantu yari yarambonye Nyabugogo se mwahuriye wese mugakubona yego aho twakora tugira tuvugana gutyo tuza guhuza turakora tugeraho turanabana arya turabana ubu murabana ntabwo tubana tubana n'abantu umurezi yari inyuma umutwe n'umugabo nusanga ari abatinganyi bose kameramani wacu nuko yabaye kameramani ntutuzane muri bya bintu ntabwo cyose igihe cyose yego so mwisanga rero munabana ubwo mwese muhana umugambi wo gukora ibintu bimwe mukabizamura hamwe mupanga no kubana mutangira kubana numva haje ubucuti noneho mugiye gukora business. Yego aho kantu ko kubana ntabwo turi bukemeranwaho oya ikibi ni ukongera ko mwabashakanye none se komedi zitavuga ko tuzizi kuri Charlie Chaplin ubu mwazizanye mute koko nawe zimutambika ibirenge ko akunda yajyaga bikora mwongereza wacu ukuntu biriya bintu bimeze ukumva nyine nari maze guhira ka Kigali kwa Merisi abazanye umujinya cyane rwose ngiye kuriya none ubu nzasubiraho mvuga ibiki Zakanacu ko atari ibintu byawe kuri abantu babiri nyine bicaye bakajya inama nyine ntabwo bahura umwanzuro gusa twaciye tujya inama turavuga ati rero hano mu Rwanda turabona abatipe nta kintu batavuga ibintu byose barabivuze wabuze uravuga iki kiratuma abanyarwanda bagukunda dukorera content yo kutavuga kandi ahantu imaze kugera nyine tuharenze akomba nuko twagiye inama yo gukorera content aho dukoze iboro bitavuga ko hano mu Rwanda nta bantu bahari babikora ibintu nta hantu byagera turabyise turareba tubona tangiye kurenga ubuca natangiye kugabura se ibintu bigenda neza ejo niragabura mwambaye ku mafaranga ngiye sima nshaka kwezi ntabwo kurashe cyatanu usobaye mitsutsu oya we nibura umuntu yanaguha nangahe basi mumpe 5 turaza kubivugana nyuma ya kamera ijye nyuma ya kamera bari amatiku oya sibyo ko wenda tutanaca ku ruhande twebwe tureba neza kuri kamera n'abantu baze gutanga ibitekerezo byabo batubwire niba twaje duteze cyangwa niba twaje n'amaguru uteze mugani mwatezera agiye kuzuminga ibirenge abantu baturebe koko mwateze cyane batubwire ngo twateze cyangwa twaje n'amaguru iyo ni ikibazo mbaje
kubaza abafana yego nyuma yaho ubwo nzasubiza nurimo kubihenura ko mwatangiye guhembwa oya kakomite yatangiye kubishyira niba mvuze gutyo ziganze nizo tuzo kugenderaho none turaza kujajinga turebe ngo uburyo bwo guteka umwana wanjye abisize hanze bagiye kugira amafaranga ntabwo ari menshi ako nyine aratangiye kuboneka yo kwifashisha reka apfa kuba ahari abe make ahari ibyo njye ntacyo biba bimwe abe make aboneka buriya hagwira yabanje kuba make yego ni kimwe n'uko ashira aba yarabanje kuba nyine kubaho tu yego amafaranga nta mafaranga menshi atashira mu mafaranga make atagura hanyuma se ngo bimeze bite da nuko inkuru yacu inkuru yacu nuko mu mwanya tuba turabanye nazo ku social media nitwa gute njyewe social media hose ni kimwe njyewe nitwa Mr Zakai nayo yitwa kuze social media TikTok na Instagram na YouTube na ndayifite sibika itarazamuka oya X ni y'abanyapolitiki ntabwo ndi muri politiki wamfura dore trade se hajya ni trade bari trade ni bari ntabwo ndagerageza Facebook naho ni Mr Zakai hanyuma Mr boy comedy boy ni boy yego boy yavukiye mu cyaro kwifata birangora cyane iryo zina urumva ari Inyarwanda ndi kumva atari Inyarwanda ntabwo ari Inyarwanda isobanura iki se ubundi boys urabona nyine ni izina ryanjye nyine ni amazina yawe nyine Pascal kumva harimo boy nyir'ubwo ni POE ubaramanza Pascal Mungu yipo Mungu yipo poyi ukuba bitari buze uko witwa se witwa Mungu yipo kari iryanjye tukamenya katubwira amazina y'ine natubwire neza Mungu yipo tuyisenga kumva rero Mungu yipo harimo poyi sobanura iki se Mungu yipo bisobanura Imana iriho aya Imana Mungu yipo niba ni igiswahili cyangwa ni cyamana iriho sha ni igiswahili kiri birabya by'abatanzania gikomeye nose ubundi kamera kuri Zakai ubundi mu rugo ni wavukiye i Kigali waje guhiga bimeze bite mu rugo ni igera mikoro hano mu rugo ntabwo ari hafi aha kugira ngo ujye mu rugo ugere iwacu utegesha itike urarukarabye aya ubyuka saa 11 mbego uba waraye ukarabye ku mugani yego Nyamagabe se oya ni kure cyane kuko mwumva iryo zina rikomeye numva ari kure Nyamagabe se Imana ahantu kure mu gihugu cyacu ni Rusizi wacu ni Cyangugu cyangwa ni Rusizi bihuriye Icyangugu nuko benshi bavuga ariko n'ubundi ni mu karere ka Rusizi si hari Sambaza naho si haji Bukavu naho yego uri umushisha ni umushi niyo mpamvu atekereza ibi bintu ni umushi niyo utari umushi ufite uturaso twahara hakurya hari ababazi mushaka amafaranga arabarahiga nta mikino ariko nta hose batuye hafi n'umupaka abazi gushakisha ariko bavuga ko cyane ari hepfo niho hambere bashaka hasi no hejuru yego bashaka nk'abayataye rwose hanyuma poyi Kirehe kabisa Kirehe Burasirazuba aho y'umupaka Burundi hafi harya ngo kwa Neva ari kwa Neva nanone kwa Saru kwa Saru okay nuko bimeze nose mwabonye komedi ari ikintu umuntu ashobora gukora nyine kikamutunga tu cyonyine hanyuma ukabishyiraho umutima ugakora innovation ihariye kuri wowe kuvuga se ko komedi ngikunda kujyamo uburara bwawe buri kuri refi ingana gute ntabwo ndi ikirara ntabwo ndi ikirara pe barabeshya uzanarebe neza n'abantu bakora ibijyanye n'urwenya aho bava bakagera bose ntabwo
ntabwo ari abana babi ntabwo ari abana babi rwose. bivuze ko nyine ni akazi tu, ni akazi, ni imibereho, ibintu byagutunga kugira ngo nawe uzabe umugabo urera abana n'umugore bigende neza. hakuzi kwivuga ngo ukavuga ngo nsetsa abantu ngo nsetsa abantu ntabwo bijya batera isoni. Twebwe se twahurira he nabo? mwahura he n'isoni nabo bantu dusetsa. Twebwe turakura tugashyira iyo baje kubireba basigara baseka. Biranagora cyane kuba wakicara imbere y'imbaga nyamwinshi nyine ukavuga ibintu byatuma ubona nabo bishimye. Biragoye rwose. ariko n'ubundi usibye na komedi ura gushimisha abantu ibyo ukora byose ntabwo ari akazi koroshye. hariho n'abishima bakabeshya ko batishimye kugira ngo bahangane nawe tu. cyane ko uru ruganda turimo rwadutanzemo abantu benshi bagiye bazana umwihariko wabo bakanavaho, ariko hari n'abandi baze kuvaho bagifite uruganda mu biganza byabo. icyo nicyo dushaka. niyo uganira n'umuntu ukumva aravuga ati ngiye mu rwenya atari ko ashaka sinde buseke ubu ngubu abagira ngo nyine akaza aje guhangana n'abanyarwenya. ibyo bintu rero iyo bibayeho ubwo ni ukuvuga ngo aba yapanze gahunda ze zose. ariko se ni gute wajya imbere y'abantu bavuga ijambo rusekeje ntuseke? atari ikibazo. ubundi hagora gutegura ikintu cyose ni gutegura. ariko abanyakigali sha bararakaye. abanyakigali bararakaye kubasetsa n'akazi. usibye ko nyine abenshi baba bashaka ngo kwinjoyinga ku mugari, ntabwo bose baba baje guseka gusa. harimo abantu benshi baje mu kazi gatandukanye. ntabwo hafi yose hari baje kwirebera ngo umure n'umusitari runaka muri gifoto. abaje mu interview abanyamakuru. baje muri interview nkamwe like kwikomereza uko biba bimeze rero kugira ngo uzasetse umuntu ku mugane. sinzi umunyarwenya mu Rwanda wagiye kuri stage ngo niba yarengeje iminota ngo bakamukuraho. ariko birabibaho uko yakwita gushya nyine biradistabinga, ariko nyine natwe niyo mpamvu kwanza twari twahisemo kuvuga ngo reka dukore challenge ku bintu byacu tubihe umwihariko cyane, kubona ko wenda nta muntu hano mu Rwanda ushobora kubigerageza pe, usibye wenda twe na Poi Comedy. timu ya Poi Comedy sinzi niba handi umuntu mu Rwanda wabigerageza. that's why twavuze ngo reka dutrying turebe ko wenda natwe yego uko biri biraza uko biri biraza. amafaranga muri ayo cyangwa ntabwo muri ayo aje twakwemera amafaranga yavuye mu mitsi yanyu. bitanu ntabwo ari menshi muri ayo cyangwa muri ayo nyine. yaje kuri moto ateze ingenzi inyuma ya moto nkora mucaka guko badufite amafaranga kwiyakana amafaranga kirazira guhakana amafaranga. oya kandi uyakorera iyo utarayabona se turema nta kintu ufite nshuti yawe, nta kintu kirimo. amafaranga bataraba benshi ku buryo nari kugenda no gufite ufite nyine yo kujya ngo ubeho, ariko ayo kugenda ufite inzu ufite yo kurya, ariko birayo ngaba babaye kabisa. kugeza ubu ngubu ni iriya somo umaze gukura muri komedi? isomo karimeshira rimwe ryonyine bo wenda nabanza nisegure ku bantu bamwe bagenda nyine baduha amakomenti batubwira nabi. igihe ibintu byo muri komenti akakubwira ngo ibyo bintu ntago bishoboye shaka wabivuga, tarakubwira ngo uri mubi abambwira ngo ndi mugufi bo mana ya ni n'izina ryawe bigaragaza ngo bivemo ujya gushaka andi kazi kakugira muremure se basi nibura ngo ushaka amafaranga, kuba mugufi ufite n'amafaranga wirirwa muri ibyo bintu naho byakugeza. iryo ni ryo jambo pe bakaguca intege. yego kugeza ubu ni igiki cyaguciye intege muri uyu mwuga ukumva wawureka? komedisi ni igihe kinini nakoze nta monetize mfite. utabona monetization kuri YouTube umaze igihe kingana gute? Njyewe
ndumva naragize nk'ibihumbi 100 by'abasubscribe nta muntu ndabona Oya. itunganye mvuge ngo amafaranga ndayabikuje n'igishake kiba ari 1000 ako yarinjiraga ko nyine utarayakura baze nawe kuzuza ibihumbi 100 by'abasubscribe utarabikura igiceri ibyo bintu nyine byanciye intege abona nta kuntu wakora ibintu nta support kuna ababyeyi baba bagufasha noneho bakageraho bakabirambirwa buri muntu wese akaguta urukumva ugasigara wenyine hamwe nyine nta muntu wo gutakira uba ufite ibyo bintu byanciye intege nyine bicika intege birenze ariko nyine byaje gutungana bijya mu buryo bimeze fresh narifi yego isomo maze kubikuramo nirihe somo ryiza urumva niyo byaba ari binari urumva mu bintu umuntu akora hari amasomo byanga bikunda ubyanga ubikunde uriga uko uvuramo n'amacalenje ni irihe somo nyine umaze kubona mu mwuga wa komedi ku buryo ujya kwigisha ariko nyine ku buzima komedi zanyigishije nyine guca bugufi gute mbere nawe umuntu ukunda kurwana nyine w'igisare ariko ubu ngubu nyine ndi wa muntu nshobora kugera hariya poinda gufana agera poinda gufana nyine nkabona abantu bose baranyishimiye mu gihe mbere nari wa muntu nyine uca ku bantu dore wa mutipe w'ikiraro urwana buri munsi nyine abantu barahindutse nyine ku bwa komedi nyine narebye urukundo abantu basigaye bamfitiye ku bw'ibintu nkora wumva ukwiye kugira reputation nziza bituma mpinduka nyine bwa burara ndamureka ubu wari urara rwataye yaragora warinda yarindara umuvandimwe ntabwo tuzuranye cyane ariko amakuru bafite ku ruhande nganye mbira nk'igisiribo sarigoma yari sarigoma sarigoma ni igifaransa ijambo ry'igifaransa sarigome birashoboka nyine rivuga nyine umuntu uri crazy yego niyo mpamvu nyine tu banumva bavuga ngo yari umurara byateye ngo yari umurara wabikomeye ngiyo boro afite ubuhamya ngira boro wamutipe uvuze ngo rengarenga ngira boro rengarenga ni iki ubundi wacaga umurongo hano imbere muri karitsiye wowe ubeshyura undi hano wanyura bagataba gukurira iryinyo se aba ari ibisazi hariya harenga hasi uyu muntu agiye kumbwira abantu b'abakomediyani mu Rwanda nyine babiri nibura yakuze nyine akunda tu cyangwa se areba ibintu bye mbere kuri wowe wenda bakaba bakwinspira n'ubikora njyewe umuntu wanyinsipiye bwa mbere ni papa Sava Seburi Koko Sebu ebana muzi ndagusuje Seburi Koko nshuti yanjye muzi kera urumva niga primaire ubundi none nabonaga nyine amavideo bagiye bakora ari amafilime yabo tu ibyo byanyanspiraga mvuga uti byange bukunde nani nzagerageza cyane ko twe twonakoraga n'amateatire mu kigo urumva narebaga filime mu rugo kavuga uti kanjye ku ishuri nanjye mbishyira muri practice negiranye nk'abana batanu dukora akantu ku buryo natwe tuzajya present imbere y'abanyeshuri nuko nakuze bikunda undi muntu watumye none umbyinjiramo cyane ni musaza Sabi kabisa numvaga ari byo kuvuga nta wundi muntu watumye mbijyamo wenda yaje nyuma y'abandi ariko kugira ngo mbishyireho umutima noneho ndi mukuru niwe watumye ibintu byose mbijyamo yavuga uti byange bikunde Jama hanyuma wowe abantu babiri nshaka kutubwira n'icyo bintari mbere Seburi Papa Sava uriya musaza tumuhe indabo ze kabisa Papa Sava respect niba n'iki kiganiro kiza ku n'ubu namufana bimwe biteye ubwoba akantu turakata tukamuhereza iki kiganiro niba kiza kumugeraho urumva poyerwa baza nyangana iki kiganiro niba kiza kumugeraho umuhereze ubutumwa bugira uti umuntu witwa Mr Zakayo aragukunda aranabizi kwanza arabizi ko namwize no kumwandikira yego aragukunda hasi no hejuru kumenya tunahuye uyu munsi amateka yahinduka ni umuhanga ariko kandi si muri komedi gusa
agira mu busizi mu ubuvanganzo n'ibiki bintu nk'ibyo muri rusange mu bintu bijyanye n'ubugeni. Uzi ko nigeze kuvuga imivugo se buriya? Oya se. Ni ukuri? Uraje umbwire Mamsozi. Papa Sava, Papa Sava, araje Mamsozi. Papa Sava. Papa Sava nyine ari mu bantu nakuze mfana n'ubu ndamufana pe cyane. Uzi ko umukobwa wenyine ariko agahita azunguza umutwe kubera urukundo rwinshi amukunda. Nyine ari mu bantu batumye nyine batumye nkunda umwuga wa komedi. Ndavuga cyane. Undi ni Kiramani. Kibonke. Basigaye ngo bamwita ngo Daddy wacu. Kibonke. Cyakoze. Asundi twama miliyari muri industry. Mami w'abanyamakuru. Daddy. Nawe yarakwinspire. Undi ni Kibonke. Ariko babana ari bantu nakuze mfana bya Tari. Fonsinas. Ano mu Rwanda ni Fonsina se kura ya kespera abantu baba wenda babadamu n'abakobwa. Twe tureba nyine amaniga magenzi yanyu. Mu gitsina gabo gusa. Yego. Ariko unarebye neza ibintu byacu se buriya biri based in Rwanda cyane. Wenda nyine bagiye baduhereza umurongo muzima kugira ngo natwe tube twafungura ibyacu tugenda utanyura urugendo. Ariko ubundi abenshi twireferaho cyane poyi n'abanyarwanda nabaye mwireferaho bataraba mu Rwanda. Hari Charlie Chaplin ntabwo muzi wa ndagenda ameze Charlie witwa William Ramos umukomedi witwa William ntabwo muzi amutipe Kevin Hart. Okay. Narakabonye. William Last kabisa. Hano undi wo muri wandugiza mu Rwanda ninde no performing. Ndavuga president. Na pise. Uvuga president cyane. Nani Dr. Kingsley. Dr. Kingsley ntabwo ari umu silent comedy. Twego turi kuvuga aba silent. Okay. Yego. William ntawo bita Napi aherutse no kuza muri Genesis. Afite inkomoko mu Bugande ariko ntabwo wenda ari mu no subu kabisa. Ibyo biboro byabo nyine n'abantu bafatira cyitegererezo tubara bati ko bakora ibintu birenze batari. Harya ngo wavuze mivugo narabyibagiwe. Musavuze akora nabwo ibintu byinshi ntibyakunda. Oya impamvu kubera hari ukuntu mu kigo tuba dufite ama club. Yego. Yero ni muri niyo byitangazamakuru ngera nabigerageje. Nge nta kintu nagerageje kuko nge nabaga mu itsinda ry'abanyamakuru ku kigo ariko rikuyemo n'ibyo bintu byose. Urumva igihe cyageze nyine mba editor nyine kwa kuntu ujya imbere uga presentinga kwitangazamakuru. Ariko nyine byari mu kigo ntago nta bintu byadaje ariko nabikoraga kubera ko nabikunze. Nabikoraga ahubwo kugira ngo nanjye ndebe ko wenda nabona muri domaine yanjye hari ikintu cyazamuka. Ariko mbigerageza kugira ngo umenye impano ufite mu byo imurakiri muto aravumbura ibyo. Nuko byagenze rero mu kigo. Ntabwo se waririmbyeho? Oya. Icyo kintu kibura. Ijwi ryanjye riragoramye rwose. Ntabwo tubuyeho. Shawaririmbyeho. Wala. Ntabwo yabura rege. Ntabwo buri kigoma cyo mu njyana ya rege ufite dread. Geragerageje komedi no gukina umupira dayi. Siko yari ibyiwagiwe umupira nyine nawe ugerageje imyaka itari na mike imyaka nk'itanu gutyo muri junior ya Kirehe nyine biza kwanga
uvamo njya muri komedi nyine ni umwe musitari tutaravamo uyu nguyu uyu ni umuteti ubu muri iyi minsi ari gufatanya igifundi na komedi uyu nguyu ntikirihahira azibesha iyo byaze ufatira nibyo ibyo ngenda byemera cyane ejo n'ejo bundi ushobora kuko uba ukina komedi ukajya kubaka yego ejo muzazamura fondasiyo y'inzu ikibazo izahembwa kubera komedi agiye yagwa azakina ari kuyubaka agire ngo ari kuyubaka kandi ari gukina yubaka ibikenye ni nabaye abantu bamwe bifuza guhura nabo ariko umuntu avuga ati muri kariyeri yanjye hari umuntu ushobora kuwukunda ariko utifuza guhura nawe nyine umuntu wumva muhuye tuve no muri kariyeri muri industry muri rusange ab'umuhanzi ab'umuyobozi w'iki niwe muntu uba wumva wifuza guhura nawe kumva nyine cyaba ari ikintu gikomeye kuri kariyeri yawe umuntu witwa Papa Sava Papa Sava style se buri koko rwose buriya yirumaguye ndamufana byatari muye nawe nyine ngo byaba ari ibintu byiza ni n'inzozi zanjye buriya birashoboka inzozi zanjye kabisa nzamuguterete ubundi ritere kabisa wowe njye simba najya kure nk'umuntu wakuze ukunda hasi kuki mwigana oya ntabwo ari ukwigana bananze banavukana wa twisanze twese dukunda umuntu Papa Sava nakora ibintu byiza rega nawe ubwawe urebye biriya bintu akora pe njye se mwankunze turaza kubivugana mukagabana kugira bose mukunde Papa Sava zaka wanyikundi akandi kantu buriya mu rukundo mu baseriye twebwe se cyangwa baba ari drama gusa mumeze nk'abari kwikinira n'utereta umukobwa kugira ngo azabyemere mumbwize ukuri barabizera mu rukundo utereta umukobwa bigufata nk'umwaka wose agaba byumva kugira ngo confirme muri komedi ntabwo ababyumva aba yumva ari komedi kuko nyine buriya iyo umuntu asanzwe areba nk'ibintu ukora abireba cyane njye no kurebye nko mu maso nyine wowe usekeje rero uko ubibwira wowe avuga ati ni komedi urabyiza areba arikinira ukuri kose ibintu bigorana kugira ngo abantu b'abanyarwenya gutereta njyewe ku rugero ejo bundi umukobwa nasabye urukundo rwose arambwira ati wowe ukambwira ko ari indobo nshuti yanjye zakaye oya ntabwo nari indobo nanone urumva yarambwira ati wowe kubera ukuntu mba umuntu ufite burage nyinshi n'ibintu uba wirirwa mukora umuntu utabasiriye rwose ntabwo namusabye amahirwe ubu ngubu ndi mu igeragezwa uri mu bigeragezwa ndi kugeragezwa wowe uhagaze cyangwa nta kuntu uhagaze ku bintu by'abakobwa se by'urukundo pana by'abakobwa by'urukundo ako n'undi kare baturabuye ariko nyuma akantu bibamo ariko ntabwo ngenda hirya no hino dufite nka bibiri gusa bihoraho umwe ntabwo ufite umukunzi ngaho dede he's not serious oya nyine wakomediye nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo kuba seri twebwe yabigoye wabona n'uburyo mbari kubivuga ngo ubonye ko utabyizera nyine kukubwira ko mufite ariko njyewe ndamufite ariko tunarebye neza ubundi twe biragoye kuba umukobwa yagukonfirima rwose ni ukuri pe ababona nyine yaba agiye gutuma cyangwa ikigwene kwa wowe wamukonfirima wowe wamukonfirima njye namukonfirima bigakunda ariko bebe kugira ngo agukonfirime akwemerere ko unamukundana biva kure nyine ababona nta terambere ufite ako kanya kandi abakobwa b'iki gihe bashaka umuntu ugize ute ufite akantu buriya se bategereje imyumvire ab'i Kigali noneho uzi ko ngenda ariko umuntu ukora muri banki nkafata umuntu ukina komedi reka nkubwize ukuri nta mukobwa ushobora guhita uramukunda uriseriye kandi ngo azakwemerere njyewe ndabikubwira nk'umuntu shaka rero imodoka kikaye mu gihe ashake n'ibizu mujye muteta basi hari imiti oya igihe kizagera hano natwe twabigiyemo neza tubone abo bakunzi tunifuza kubona ariko barahari nuko nanone buriya iyo abantu sizi mukiri bato hari ibibirukanza
turacyari bato ariko imyaka nyine iri gukura. ingahe kuri 22 yawe Mbona 22. ukuze nk'ubutaka Ndengeje ubutaka. wese wagize ingana Yewe. kaza kabonda aramuruta utabeshya cyapa cyarafungutse musika cyarafungutse cyane Point mukuru man, nimo mara gutyo. Point mukuru. baby face Sindi mpamvu yo kuvuga imyaka hano kuri kamera ariko ndi mukuru ko bisa kose. ariko nabureje 30 Ku rwanje ruhande ndi mukuru. ako naburenze 30 Oya, nanone ntabwo nyana yigeze. aracyari bato ni mamugiye kumuza ako nyine mushaka amafaranga hakiri kare muzashaka mwakuze nako umuntu murashaka baje byanze so tugara ku musozo rero ukuntu dukurikiye niba ari cyo mwifuza kubabwira none ande tugasoza ikintu nabwira abantu badukurikiye ni ugukunda ibintu dukora kandi bakagerageza nyine bakajya no kubireba. Amazina dukoresha ni Poi Comedy. Uyu nawe arababwira nyine hari izindi mbuga afite ziwe ku ruhande ako duhurira kuri iyo channel nyine ya Poi Comedy. YouTube ni Poi Comedy, TikTok, IG bagira nyine bakareba ibintu dukora, kora subscribe ukadufollow. mbese uko ni wowe nyiri company Ni mastermind. uri mu partner cyangwa n'umukozi kandi dukora ibintu byiza bazabikura. ni umukozi wa cyangwa Partner. partner okay akugize social media ngaturabura angakura Njyewe se nanjye nitwa Mr Zakai ahantu hose kuri TikTok na Instagram na YouTube ni Mr Zakai. ariko nyine izo ize zikaba zihuraho amanzu yanyu Bo izo mvuze nizanye ku giti cyanjye ariko duhurira hamwe kwa Poi Comedy. Kuko ni mastermind nanjye ngaba umwe mu bapatena we. okay Yego. Mbega hari nanjye mari vuza nabi ni byo hagati nibyo ku ruhande ntabwo ari byiza nakusona n'undi avuye mu ko nyungu yose kahita yirima ndakira ibyo biramere so turasoje reka rero tubashimire kuba mwabatumirwa bacu beza tongera tuba ubutaha tuzakora mwambaye nk'ibintu muba mwambaye imyenda usanga kuri film muzashaka kuri film dukore ikiganiro none muri gukora comedy dufate footage tubereke ndabashimiye murakoze Zaka urakoze murakoze cyane rwose kudutumira murakoze cyane